isengesho abandi barasengaga muvuga ngo Mana nudukorera ibingibi tuzagukorera, tuzabana nawe. None abantu benshi bageze mu masezerano baradamaraye, baribagiwe. Imana yambwiye ngo mbabwire mwongere mwibuke aho Imana yabakuye. Kuba uriho ntacyo urusha abandi, kuba duhagaze si uko hari icyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu, ni imbabazi, ni neza Imana yatugiriye. Mwongere mwibuke bamwe yabajyanye mu bihugu byo hanze, mugezeho mwivanga n'andi moko, mugezeho mwivanga n'andi mahanga. Uwo ntabwo ari umugambi w'Imana. Biravuga ngo abahinduriye benshi kubwo gukiranuka bazarabagirana bake nk'inyenyeri. Aho ngaho uri mu kazi kawe, Imana yakugira igikoresho gihindura abandi. Aho ngaho uri mu mahanga, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Europe, abari muri Aziya, abari muri Afrika mu bihugu bitandukanye, even n'abari mu Rwanda, wahindura abantu kubwo gukiranuka, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Yes, mureke tubasuhuze, tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, kandi ikiganza cyiza cy'Uwiteka Imana gikomeze kuba ku buzima bwanyu, abakunzi bacu, abakunzi b'isengesho TV aho muherereye mu mpande zitandukanye. Tubifurije guhirwa muri byose, kandi Uwiteka Imana akomeze kubamurikishiriza mu maso he, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ndagira ngo nganire namwe amagambo akomeye Imana ishyize ku mutima wanjye, ndashaka kuyababwira. Wowe unkurikiye, ndagira ngo ubwire ngo uri umunyamugisha, ni amahirwe, kuko biravuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibyiza byawo. Mu byiza by'uyu munsi rero harimo n'amagambo tugiye kuganira Imana yampaye. Wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu mahanga, ahantu uherereye hari hose, ndagira ngo ntize uyu mwanya gatoya nkubwire icyo ijambo ry'Imana ririmo kuvuga. Rero mbere ko mbagezaho aya magambo, ndagira ngo mbanze nsengane namwe. Ku musozo w'iki kiganiro ndaza gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Niba ufite icyifuzo ukaba wumva twasengana, ku musozo w'ikiganiro turaza gusengana Imana. Ikindi ushobora no gushaka gusengana natwe by'umwihariko ku biganiro byacu byose, haba hariho nimero zacu watuvugisha tugasengana. Iyo nimero ibiri ku biganiro tuyikoresha no kuri WhatsApp. Imana ibahereze umugisha. Rero ndagira ngo mwigire hafi dusenge Imana. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bikomeye, ariko nanone turi mu gihe cy'Imana gukora. Ku Mana nta bihe bigoye bihaba, Imana bihora byoroshye. Ni nayo mpamvu nubwo ubona bigukomereye ariko biraza koroha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data, turagushimiye, tugushimiye uburinzi, tugushimiye andi mahirwe uduhaye yo kuboneka aha ngaha kugira ngo tuganire n'abantu bawe ibyururutse imitima, tuganire n'abantu bawe Uwera wa Isirayeli. Fasha buri muntu wese, fasha abagore n'abagabo, fasha abasore n'inkumi, fasha itorero, fasha buri muntu wese ugiye gukurikira ijambo ry'Imana, kandi umuhereze umugisha utagabanyije. Icyo twirukanye n'imbaraga zose z'umwijima, icyo twirukanye n'imbaraga zose z'abadayimoni, icyo duheza n'imyuka yose itavuga Imana. Hereza umugisha buri wese, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma abatanzi birashobora kumbonye bwa mbere, nitwa Pastor Kenny Uwizeye, ndi umupasiteri. Ndashimira Imana ko Imana yangiriye icyizere. Ndubatse, mfite umudamu, nkagira n'abana 3, ntuye i Kigali mu Rwanda. Abari mu mahanga naho ngaho mwadusanga. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire, ariko mbere yuko tuganira, wowe aho uri naho uherereye, mu by'ukuri ndagira ngo muri kiganiro ngiye kubagezaho cyane kiri bwibande kucyo Imana ivuga mu bihe nk'ibi ngibi, ndagira ngo mbanze nkubaze mu by'ukuri, kandi niba ukunda Imana unsubize. Agakiza kawe ka mbere kameze nk'agakiza kawe k'ubu ngubu? Niba ari uko kakimeze, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iyi minsi Satani arimo kugenda arwanya abana b'Imana. Niyo mpamvu mpereye aho ngaho nkubaza. Satani arimo kurwanya abana b'Imana mu buryo bugiye bukomeye. Ntabwo nzi aho uherereye, ariko inaha abantu benshi barimo gutinyuka ibyo batinyaga, barimo kumenyera ibyo batinyaga. Ni ukuvuga niba baratinyaga icyaha, ubu ngubu basa nk'abagiciye amazi. Ni nayo mpamvu
uzasanga mu by'ukuri abakozi b'Imana benshi bavugwa mu bintu bigiye bitandukanye, ngo ubw'ubusinzi, ngo ubw'amanyanga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bivuze iki? Ngo Satani arimo kurwanya abantu b'Imana cyane, ariko abantu bazi Imana yabo, icyo ngicyo nicyo kijya kinezeza kigahumuriza umutima wanjye. Biravuga ngo abantu bazi Imana yabo. Aba bantu bazi Imana yabo, Bibiliya bavuga iravuga ngo bazakomera abantu bazi Imana yabo. Wowe niba uzi Imana wamenye, ukaba uzi Imana wakiriye, ukaba uzi Imana yaguhamagaye, ukaba uzi Imana yagutoranyije, ukaba uzi Imana yagukunze, ukaba uzi Imana igufiteho umugambi mwiza, ndagira nkubwire ngo ni igihe cyawe cyo gukomera, nubwo abandi baba bari mu gucika intege, nubwo abandi baba bari mu gutentebuka, ariko ni igihe cyawe cyo kugira ngo uhamye gukomera kw'Imana, uhamye imbaraga z'Imana, uhamye kwera kw'Imana, kuko Imana yacu ni Imana yera, ni Imana yihagije muri byose, ariko ni Imana igifite abantu bayo biteguye kuyihamya no mu bihe bikomeye. Uragera ku bantu mbese mwarajyaga musengana mukagirana ibihe byiza, ugasanga bamwe bavuye mu byizerwa, ugasanga abandi barateshutse, ugasanga abantu ntibagishikamye. Reka mbabwire bavandimwe, biravuga ngo mureke twegere Imana, mureke dushake Imana. Imana barayishaka, bashaka Imana. Niyo mpamvu birivuga ngo nkunda abankunda, ariko abanshakanye umwete nibo bambona. Ntabwo abantu bose bashatse Imana ariko bayibona, ahubwo abayishakanye umwete nibo bayibona. Abantu bose Imana irabakunda, ariko kuba Imana ibakunda ntabwo ibafitiye umugambi umwe. Ni nayo mpamvu dufite abantu bamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubwami bw'Imana, hakaba n'abandi batari bandikwa mu by'ukuri. Rero ibi ngibi birakubwira iki? Birakubwira ngo ni igihe cyawe cyo kugira ngo usobanukirwe cyangwa urebe ni gute uhagararanye n'Imana, ni gute ubana n'Imana, ni gute witondera amategeko y'Imana, ni gute witondera iby'Imana yavuganye nawe. Muri bino bihe bikomeye Pawulo yavuze, mu bihe bizaba bigoye, mu bihe bizaba binaniza abagenzi, mu bihe nawe urimo kubona ntiriwe nsobanura, ni gute abantu babana n'Imana, ni gute abantu barinda ibyo kwizerwa, ni gute abantu barinda imihamagaro yabo. Reka nkubwire, rinda umuhamagaro wawe. Wari umuririmbyi mwiza uririmba abantu bagafashwa, ariko bamwe bararambitse ntibakiririmba. Wahagararaga ku murongo w'imbere ukaririmba, wahagararaga ku mwanya w'imbere ukaririmba, ariko ubu ngubu ntabwo ukiririmba. Ndagira ngo nkubwire ngo wibuke neza Imana yawe. Abandi mwari abavugabutumwa, none mwarabirambitse. Abandi mwari abanyamasengesho, none mwarabirambitse. Mwongere mwibuke Imana yanyu, mwibuke Imana mwamenye, mwibuke umuhamagaro w'Imana. Naje kubibutsa amasezerano y'Imana ku buzima bwanyu. Wajya gusenga Imana ikavugana nawe, ikavuga ngo humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, humura nguhetse ku mugongo wanjye, humura ntabwo uzakorwa n'isoni, humura ndi kumwe nawe. Imana ikaguhereza amasezerano, Imana ikongera kuvugana nawe, ariko uriho mu buzima bwo kutumva ijwi ry'Imana. Ndagira nkubwire ngo wari ukwiye guhagarara ukongera kwibuka ko Imana ntaho yagiye ikigufiteho umugambi mwiza. Yesu nashimwe cyane. Maze iminsi mbona ibintu nkumva birambabaje, nkumva binteye agahinda, bikantera kwibaza, mu by'ukuri bikantera kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana yacu iracyari Imana ivuga, Imana yacu iracyari Imana ikora. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Naje kwibutsa rero abakobwa, naje kwibutsa abagore, naje kwibutsa abagabo ngo mwongere muzirikane imihamagaro yanyu Imana yabahaye, muzirikane guhamagarwa kwanyu kwa mbere, muzirikane uburyo Imana yabarinze, muzirikane uburyo Imana yabatoranyije, muzirikane uburyo Imana ibafiteho umugambi mwiza, muzirikane kugira ngo izina ry'Uwiteka
ry'Imana ryongere rihabwe icyubahiro. Nimwongere gutukisha Imana, nimwongere gutukisha izina ry'Uwiteka, nimwongere kutukisha umuntu wasizwe amavuta n'Imana. Reka mbabwire, Imana ibafiteho umugambi mwiza. Urumva Berena, Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana ntabwo izigera ibareka, Imana ntabwo izigera ibatererana. Izina ry'Uwiteka reka rihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero bakunzi b'Isengesho TV, hano tubagezaho ijambo ry'Imana, ariko ni byiza kongera kwibuka imihamagaro yanyu, ni byiza kongera kwibuka Imana yabahamagaye, ni byiza kongera kwibuka uburyo Imana yabatoranyije. Bamwe mwari abahanuzi ntago mugihanura, abandi mwarerekwaga mukavuga ibyo mweretswe, none mwararambitse. Ese ko Imana ije muraza kubigenza mute? Ko Imana ije kubaza abantu imihamagaro yabo murabigenza gute? Abandi mwatangaga ibya 10 n'amaturo mukaba mukiranutse imbere y'Imana n'imbere y'abantu, none mwarabihagaritse. Abandi mwakundaga gucumbikira abashyitsi, none mwarabihagaritse. Abandi mwakundaga gufasha abantu, none mwarabihagaritse. Ese kubihagaritse, ese kubiretse, Imana ikaba igiye kwiyizira kubaza abantu amataranto yabo, kubaza abantu ibyo yabasigiye, nicyo uzamurika mu maso y'Imana. Shuti yanjye, ongera ugarukire Imana, wibuke Imana yawe. Bamwe mwari mufite ibicaniro by'amasengesho. Mu kiganiro kizakurikira nzabageza uburyo bwo kubaka igicaniro kinesha abadayimoni cyangwa igicaniro kitegerwa n'abadayimoni. Bamwe bari mufite ibicaniro mu mago yanyu, ukagira isaha y'isa 9 yo gusenga, ukagira niba turukayisenga, ukamenya gucumbikira abantu bagiye batandukanye, none ibyo bintu mwarabihagaritse. Niki kiri mu kuba? Ese abadayimoni ko bamaze kwinjirira abantu, niki mwebwe muri mu kubibonamo? Ndagira ngo mbwira abakozi b'Imana, bamwe mwarariye muri abandi mwibagiwe intama. Imana yabahinduye abashumba kugira ngo murinde intama, none intama zirimo gufatwa n'ibirura muri aho ngaho. Yego muri guca mu bihe bikomeye, ariko uko byagenda uko ariko kose, biravuga ngo umushumba mwiza apfira intama ze, nk'uko Kristo yapfiriye itorero. Nawe wa mushumba unkurikiye, niba Imana yarakuragije abakristo, ugomba kubakunda, ugomba kubasengera, ugomba kubasura, ugomba kubafasha, ugomba kuba hafi yawo. Mureke gukomeza kwirebaho, mureke kwikunda. Yego turi mu isi irimo kugenda itwaza abantu igitugu, ariko Imana ntiyigeze ihinduka. Imana iracyari ya yindi, iyaguhamagaye iracyari ya yindi, iyagutoranyije iracyari ya yindi. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana itabeshya, ni Imana y'imbabazi. Ese niki gitumye urukundo rw'Imana rukamuka muri wowe? Mwongere mwibuke imihamagaro yanyu. Iri jambo marayika yaribwiye umugabo bita Yohana ku kirwa cy'Ipatimo, ubwo yamubwiraga kwandikira amatorero 7 yo muri Efeso. Arababwira ngo mwongere mwibuke imihamagaro yanyu, mwongere mwibuke urukundo rwanyu rwa mbere, mwongere mwibuke gutoranywa kwanyu. Reba ishyaka wagiraga mu by'Imana, mu rusengero ntawagutangagayo, kuririmbira Imana ntawabigutangaga, ivuga butumwa inzu kunzu ntawabigutangaga. Ndimo nganira namwe aya magambo, ejo bundi Imana yongeye kunyibutsa mu myaka yagiye ishyira uburyo twari dufite ishyaka. Reka nkubwize ukuri, umugisha wawe uri mu guhagarara mu cy'Imana yaguhamagariye gukora. Igihe cyose uzahagarara mu mwanya w'Imana yaguhamagariye gukora, nayo izasohoza isezerano ryawe. Ntabwo nazanye ikibwiriza uyu munsi, ahubwo naje kubibutsa, naje kubakangura, naje kubabyutsa, naje kongera kubacaginga kugira ngo twongere tumenye Imana dukorera. Bibiliya ivuga ngo turi ibyuma dutyazanya. Umukozi w'Imana unkurikiye, niba ahantu uherereye aho ariho hose, nawe wongere utekereze uburyo wahamagawe, ishyaka wari ufite, uburyo wakundaga Imana. Wa mukobwa we utarashaka, utaraba muri urwo rugo rwawe, wa mubyeyi we wakundaga Imana, urara mu byumba cy'amasengesho. Abandi barasengaga muvuga ngo Mana nudukorera ibingibi tuzagukorera, tuzabana nawe. None abantu benshi bageze mu masezerano baradamaraye, baribagiwe. Imana yambwiye ngo mbabwire mwongere mwibuke aho Imana yabakuye. Kuba uriho nta kirusha abandi, kuba duhagaze si uko ari cyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu, ni imbabazi, ni neza Imana yatugiriye. Mwongere mwibuke. Bamwe yabajyanye mu bihugu byo hanze,
mwasenze mugezeho mwivanga n'andi moko, mugezeho mwivanga n'andi mahanga, uwo ntabwo ari umugambi w'Imana. Biravuga ngo abahinduriye benshi kubwo gukiranuka bazarabagirana bake nk'inyenyeri. Aho ngaho uri mu kazi kawe, Imana yakugira igikoresho gihindura abandi. Aho ngaho uri mu mahanga, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Europe, abari muri Aziya, abari muri Afrika mu bihugu bitandukanye, even n'abari mu Rwanda, wahindura abantu kubwo gukiranuka, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Nta deni Imana yakugiyemo itazasohoza. Ikibazo ni kimwe, turashaka ngo Imana ikore ibyo yasezeranye natwe, ariko ntabwo dushaka gukora icyo Imana yaduhamagariye. Bireba ko abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bake, kandi nawe nkurikiye uri mu batoranyijwe. Tekereza uburyo Imana yavuganaga nawe, wumvaga abakozi b'Imana ukumva urabakunze, none ishyaka ryo gukunda abakozi b'Imana ryararangiye. Usiga babona nk'abesikoro, usiga babona nk'abatekamutwe. Yego ari n'abakozi b'Imana bivanze n'andi moko, batangira gutandukira, bakora mbese ibintu bitandukanye n'iby'Imana yabahamagariye. Abo barahari, ariko twebwe ntabwo twahawe kugenzura abantu, twahawe gukora ubushake bw'Imana. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane, kuko hari igihe cyo kuvangurwa. Icyo dusabwa ni iki? Ni uguhagarara mu mwanya wacu, tugahagarara muri position Imana idushakamo, tukakora icyo Imana idusaba gukora, ubundi Imana igakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Natumwe ku bakozi b'Imana cyangwa abandi bantu bongeye kumenya Imana, ariko bamaze kurambika, bamaze gucogora, bamaze gucika intege, bamaze kugwa, bamaze kwiheba, bamaze kujya mu bintu bigiye bitandukanye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwongere mugaruke, Imana ibagarukeho, mugaruke Imana yongere ivugane namwe, mugaruke Imana yongere ibuzuza amasezerano, mugaruke Imana yongere igira ikintu ikore, bakore restore, yongere iba restoring bushyashya, yongere ibasane bushyashya, yongere ivugane namwe bushyashya, yongere ibagenderere bushyashya, yongere kubahereza inzozi, yongere kubahereza amayerekwa, yongere kubahereza imihamagaro, yongere kugira ikintu ukora. Kuko ibihe turimo ntabwo tuzabihindura, ariko Imana izaduha imbaraga zo kubicamo, nubwo ari ibihe bikomeye. Bantu b'Imana munkurikiranye rero, mwakongera mukagarukira Imana, Imana nayo ikabagarukira. Nta hantu na hamwe Imana itazabageza, nta sezerano na rimwe Imana itazakora ku buzima bwanyu. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ibahereze umugisha, kandi Imana ibakomereze amaboko mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.